Gana mu masambiri n'igice. Yego. Nibwo yarageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku ngoro y'ubutabera. Ntago yahise afungurirwa, wabonye ko ELSA kwakira ko itangazamakuru ringana kuriya riri hafi kungana n'itangazamakuru yabonye ubwo yahabwaga ikamba. Abakobwa mugira umutima woroshye, yambaye ipingu, uri umucelebre Miss. Rero akuweho amapingu kwako yari yambaye amapingu yakubageza aho yagombaga kwicara, ubona ko abaye nk'ubuhotse, baye nyaminga mu gihe cya Prince Kid. Iryo hohoterwa rivugwa ko ryakorewe Miss muri Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, nawe ashobora kurikorerwa cyangwa ashobora kuba yarikorewe. Yego. Kuba urubanza rwajya mu muhezo kandi runafitanye isano n'ibyo Prince Kid yashinjwaga, urumva ko nago ibuye rya toni warishyamwe n'ibuye ry'ikiro kimwe. Yego. Ku byaha akurikiranyweho, ejo azarekurwa akaba umwere, abantu twese tubizi rifite ishingiro, kuko nyuma ya ziriya kamera twabonye zari zihari ku rukiko, biriya byari bihagije kugira ngo ELSA yumva atekanye. Dosiye ya ELSA iraremereye. Ikindi, ibyavugirwa mu rubanza cyangwa mu rukiko bishobora kubangamira uburere mboneza bupfura. Kandi yamfashe ku ngufu, anzirika ku gitanda, arankubita, amaze kunkubita amfuka umunwa, amaze no kunsambanya, antera ubwoba. Oya. Amfungirana mu cyumba, anyicisha inzara, ndara hasi nambaye ubusa. Inyandiko mpimbano zakozwe, abazikoreshejwe ubuhamya bwabo bumeze bute? Kubera ko bitewe n'ukuntu ELSA yari yambaye, ngira ngo wabonye ko yari yambaye outfit z'abakobwa cyangwa abadamu bari classe, kubonwa ko amapingu yambaye biraga. Kandi twibuke ko iriya ni procedure ishyirwaho n'amategeko y'uko umuntu uje kuburana yambara amapingu. Miss yatuye ku isi, ku mugabane twa Afurika, mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Ni umuturarwanda, ni umunyarwanda, hagengwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Yes. Kandi na ahantu twabonye muri control za Miss zivuga ko Miss ahawe ubudahangarwa ko atazambikwa amapingu. Siko birababaje nyine umuntu nk'uwo nguwo, mbega kubona intore yatandukiriye. Yego. Birababaje. Ariko se kuki yabajwe n'amapingu, imodoka ye kuki atayijemo? Kurekurwa birashoboka 50%, kimwe uko bidashoboka indi 50%. Mama we yahakanye katwita inda ya Prince Kid, byo mubyeyi yarabihakanye, buri kintu umubyeyi yavuze kiba ari ukuri. Izo nyandiko aba Miss banditse bashinjura Prince Kid, ari nazo nyandiko zatumye ELSA atabwa muri yombi. Ukuri kwazo ni ukunguku. Mamenya ko ari mama ELSA akeneye kubona umwana bahabwa ubutabera bukwiye kandi bushyitse. Abakozi ba GASARO TV tubahaye ikaze Mbere mu mpande zose z'isi. Ndabasoje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi. Comment zanyu ni ingenzi ndetse ndazibona umunsi kundi. Ndabashimiye cyane. Shaya sezo ko mbona urutwe rwa bakanashyizemo ni kabi ngo urutwe koko byo rero gukora gutya nibi. Nahinde kwigana abakunzi bawe ko nabo bameze iyo bari kukumva. Bameze ngo bakunzi ba GASARO TV. Arabize ngo baba batwawe. Baba batwawe. Ego. Ariko uvuga neza by the way. Thank you so much. Ariko noneho utu breaking, abana Eric bagira ubusa. Uyu munsi nyine uri Eric bagira ubusa. Ariko nyine bakunzi ba GASARO TV murabizi ko amakuru n'ibiganiro tubibagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero hari habaye urubanza nyine bitari nyine byo kwirukanga, ibintu nyine bituje bimeze neza. Yego.
turi kumwe n'umusesenguzi ari. Yego. Amazina yawe irindi witwa nde? Ni R na B. Nitwa Nabi. Nabi? Nabi. Nabi se ni ibiki? Nabi bisobanura intumwa cyangwa umuhanuzi. Uri umusiramu? Oya. Ese sidije ubonye koko? Ari ryaturutse hehe rero? Ni AKA nkuko nakwita Sando. Hari igihe cyageze mu myaka yatambutse. Ndore se tubwiza ukuri amazina yose kare babyeyi hari abantu bagukurikiye bifuza kuyamenya. Kana yakubwiye? Nitwa Nabi. Man. Nabi uko nguko. Nabi. Nabyo biri kwiranga muntu. Nizirangamune yawe. Nabi. Sinakize rufite. Iry'Ikinyarwanda naryo? Nayo ngira. Cyo Kinyarwanda. Sawa rero kadukomeze kwivuga n'uburenganzira bw'umutumirwa hano iwacu. Kandi nabivuze ko nitwa Nabi. Uratsuka kuri fanta. Nakugurira na fanta. Wagize neza pe. Twagusuye. Uranangurira. Baturitse. Kose. Hanyuma ari dukomeze. Uyu munsi tuvuye mu rubanza rwa Miss Iradukunda Elsa. Miss Rwanda w'ibihumbi 2017. Yego. Wabyakiriye tuno munsi rero. Ni urubanza navuga ngo benshi bari biteguye cyangwa se benshi bari bategereje. Amatsiko yari yose kimwe nk'abandi bose bari ku rukiko. Buriya arabo muri famiye, ari inshuti, ari abanyamakuru cyangwa nabitabiriye iburanisha bisanzwe. Burya buri muntu afite amatsiko yo kumenya cyangwa yo kubona umuntu uje kuburana uko ameze, visage ye icyo isobanura ndetse nuko ubona body language yiwe. Rero twari dufite amatsiko, nanjye nifite amatsiko yo kureba Miss Iradukunda Elsa. Niwe nyampinga wa mbere mu ba hafi wari witabye urukiko. Yego. Urumva ko amatsiko yari yose kuri case nk'iyo ngiyo ya nyampinga wa mbere witabye urukiko ku nshuro ya mbere. Urumva se nabyita ngo twari twahururanye amatsiko ariko dushaka no kumenya biravugirwa mu rukiko. Yego. Ariko amakuru mfite rero y'umunyamakuru wa mbere wahageze ku isaha y'isambiri kabisa, waje na mbere yukekwaho icyaha. Umuntu agomba kuzinduka rega. Ni ukuvuga iyo ugiye mu bintu ufite igihunga muri nakerewe ugomba gufata agakaske, hari nubwo ugeraho ugomba kujya wamaze guta mood no gukurikirana bikaba nukurikirane. Urumva usanze wenda ugiye ku isoko, hari ukuntu mu cyaro kera abantu babaye mu cyaro ndabasuje nanjye ndimo. Hari ukuntu mu cyaro abantu bajyaga bagura inyama kuri Noheli, nyine babazi nk'inkwa kuri Noheli. Rero kuri Noheli ukazinduka saa 11:45 ukaba wazindutse uri kwibagiro. Bakayibaga bakwanditse mu ba mbere. Ubwo rero nahariye niko byagombaga kugenda kuko Elsa ni inkuru abantu benshi bamenye. Rero kuhagera mbere ukitegura ukaruhuka bakagusaka ukareba ko ibyo wemerewe nyine ukabibwirwa nabyo kabibwirwa byari ngombwa. Hanyuma wowe winjiye mu rukiko. Yego. Se navuga ngo byari mu muhezo. Tubwire se winjiye mu rukiko ute? Tubwire mood yo mu rukiko wowe wagize amahirwe mu kuhinjira. Nkeka ko atari benshi bagize amahirwe mu kwinjira bakora nk'itangazamakuru. Wenda dusubiye inyuma gatoya nkagufasha. Nta kibazo. Elsa yaje hagana mu masambi n'igice. Yego. Nibwo yarageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku ngoro y'ubutabera. Ntago yahise afungurirwa kwa kurumva nyine bifite protocole zabyo bikurikizwa kugira ngo uvanwe mu modoka izanye abafungwa bakiri mu maboko ya RIB ugiye mu ngoro y'ubutabera. Yego. Bifite nyine procedure bicamo. Bamaze kumufungurira haciyeho nk'iminota nk'itanu kugira ngo izo procedure zose zemezwe. Wabonye ko Elsa kwakira ko itangazamakuru ringana kuriya riri hafi kungana n'itangazamakuru yabonye ubwo yahabwaga ikamba
2017 nyine ni bimwe tuvuga ngo aho wambariye inyindi kuhambara ibicocero suko ibyaha byamuhamye ariko banaga ko ari timide none n'umwana w'umukobwa abakobwa mugira umutima woroshye yambaye ipingu uri umucelebre miss ubu wenda umuntu ugukunda kwita miss none baze kwitwa miss ari nyaminga uko icyo kintu miss mu Rwanda hose brain culture and beauty n'ubwiza nago byari bimworoheye kubona itangazamakuru ingana uko nguko imbere ye ndetse no kubona imbega bameze nk'aho bamushungereye buriya mu byago no mu byiza itangazamakuru iragushungera kuko nyine tuba tugomba kubona amakuru cyangwa imbuga nkoranyambaga zagushungera mu byago no mu byiza akabona muri cyo mvugo imbuga nkoranyambaga mu byago mu byiza ziragushungera kuko nyine baba bagomba kumenya amakuru yawe rero ntabwo byari bimworoheye kwinjira mu rukiko wabonye ko yinjiye mu rukiko aranganyije amaso n'abantu inshuti ze abo muri famiye ubona ko byibura hari imbaraga zigarutse muri we ariko n'ubundi ubona ko adatuje nyine yibaza biragenda gute ndasubiza ibiki biragenda nyine izo nzira zose rero akuweho amapingu kuko yari yambaye amapingu yakubageza aho yagombaga kwicara ubona ko abaye nk'ubuhotse anabonye uko ari bupepera abo muri famiye cyangwa baje kumufata kumutera imbaraga ubona ko nyine kubona abo bantu b'inshuti ze hafi ye hari icyo bivuze yego nuko byari bimeze igitabo se yarafite mu ntoki buriya umuntu yiga dosiye cyangwa abafite uko akurikirana urubanza rwe kuri ELSA nabonye ko ari we n'umwunganizi mu mategeko ni abantu bakoranye kandi banaganiriye bituma azafite kiriya gitabo cyangwa iriya silabisi abantu bamubonanye afite azakwitaba urukiko uno munsi yego hanyuma mu rukiko rero mwagize amahirwe yo kwinjiramo uri n'abakeya mu banyamakuru bihita bishyirwa mu muhezo bamwe batekereje ko urubanza rwatangiye rutinze rwatangiye kare kugira ngo abanyamakuru baze kuza rwa rubanza rwarangiye hako se umunyamakuru utinda kujya gutara inkuru ubundi aba afite amakuru bari bavuze 3:00 none ko mbere y'igihe si igihe inyuma y'igihe si igihe yego ariko we ko winjiyemo wamenye ibyavugiwemo nibiriya twagombaga kumenya nabindi none se nyine kuko impamvu ari biriya dusubije amaso inyuma ubwo ELSA twamenyaga ko yatawe muri yombi umuvugizi wa RIB yatangaje ko abwira ibinyamakuru harimo nka Kigali Today avuga ko ELSA yatawe muri yombi kandi ko ibyaha akurikiranyweho bifitanye isano yego n'ibyaha Prince Kid yashinjwaga yego ubwo rero uburemere bw'ibyo byaha ku bantu bagiye bakurikirana amakuru kuri platform zitandukanye bituma n'urubanza rwa ELSA rukwiye kubera mu muhezo kuko ELSA muri case ya Prince Kid hari ubuhamya yatanze ni umutangabuhamya yabaye nyaminga mu gihe cya Prince Kid iryo hohoterwa rivugwa ko ryakorewe Miss muri Miss Rwanda mu bihe bitandukanye nawe ashobora kurikorerwa cyangwa ashobora kuba yarikorewe yego urumva nago najya kuvuga uko byagenze umuntu ajya kumuhotera hari imbaga yahuruye iri bujye no kuvuga ibyo bintu ku yindi mbaga yindi yiteguye kumva ibyavuye mu rukiko rero kuba mu muhezo cyane ko we ubwe yari yanabyisabiye bifite ishingiro nyine urumva nagashaka ko ibyo yanyuzemo cyangwa inzira yaciyemo kugira ngo abageze aha ngaha zimenywe na buri wese
ariko cyane ko twibuke ko we yavuze ko byose yabibonye nta na ruswa ibayeho muri rwandiko twabonye yagiye hanze. rero ziriya nyandiko, niba uri mugenzi, uri umunyamakuru, uri umuvloga, uri umuyutuber ariko nkoresha iyo mvugo, yego, abakurikiranye urubanza rwa Prince Kid, ziriya nyandiko zasohotse, ubushinjacyaha bwavuze ko zigikorwaho iperereza kuko zanatumye na noteri, nubwo noteri yari yazisinyeho nawe atabwa muri yombi. ariko uyu munsi ubwo rero inyandiko mu makuru avugwa nuko yatashye ari hanze, mbo biravugwa kuko n'uyu munsi twamubonye ku rukiko kandi dosiye ye na ELSA bisa nkaho bari hamwe bikomatanyije, ariko ibyaha biratandukanye kuko noteri we ashinjwa impapuro mpimbano, yego, mu gihe ELSA we ashinjwa inyandiko mpimbano, guhimba ubuhamya bw'ibinyoma no kubangamira iperereza. rero kuba tutamubonye uyu munsi, hari umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha, reka nkoreshe umugenzacyaha, ashobora gukora iperereza agasanga si ngombwa ko dosiye yawe igira ute iregerwa ubushinjacyaha ngo ijyanwe mu rukiko bitewe n'ibyavuye mu iperereza. rero ntabwo tuzi ibyavuye mu iperereza kuri noteri, hari ibyavuyemo n'ayo makuru ari kuvugwa, nta rwego na rumwe cyangwa na gitangazamakuru na kimwe cyari cyavuga ko uwo noteri arekuwe. uyu munsi tuvuge ibya ELSA kuko nawe twabonye, nawe tuvuga ngo impamvu zashinyeho kugira ngo bijye mu muhezo ni izi ngizi, nibi, ariko kuba urubanza rwajya mu muhezo kandi runafitanye isano n'ibyo Prince Kid yashinjwaga, urumva ko ntago ibuye rya toni warishyira hamwe n'ibuye ry'ikiro kimwe. urumva akenshi inzira ucamo uterura ibuye rya toni cyangwa ry'ibiro 800 akenshi ziba zenda kungana. ibiro 800 na toni kubiterura ushobora gukoresha inzira zimwe. rero reka tuvuge ngo 800 ni ELSA, Prince Kid ni toni. rero inzira zakakwiye kuba zimwe cyangwa byakabaye bimwe, cyane ko n'uyu ELSA tubyibuke ni umwana mutoya afite imyaka 24. rero kuvuga ibyamubayeho n'ibyamuteye wenda gukurikiranwa ku byaha akurikiranyweho, ejo azarekurwa akaba umwere, abantu twese tubizi, cyangwa agafunga igihe runaka akongera akarekurwa, urumva byaba ari ibikomere byinshi kuri we yo gusaba ko rujya mu muhezo. ku ruhande rwanjye nuko nabonye ELSA uyu munsi, nuko naganira na bagenzi banjye kuri tere, byari bifite ishingiro kuko nyuma ya ziriya kamera twabonye zari zihari ku rukiko, byari bihagije kugira ngo ELSA yumva atekanye. kuko no kubona abantu rega baje ngo gutara amakuru, ushobora no kuvugishwa ugatayanjwa, ibyari kukurenganura bikakurenganya. rero byari bikwiye. yego, hanyuma impamvu zashingiweho urubanza rwo mu muhezo nizo ryo kutubwira. impamvu zisa neza nk'impamvu zashingiyeho ku rubanza rwa Prince Kid, ko dosiye ya ELSA iraremereye. ikindi ibyavugirwa mu rubanza cyangwa mu rukiko bishobora kubangamira uburere mboneza bupfura. kandi mu Rwanda duca umugani ngo uburere buruta ubuvuke. rero mwumva impamvu ki uburere mboneza bupfura bwatumye urubanza rwa ELSA rushyirwa mu muhezo, kuko uriya ni Miss. sinzi wenda nimba umuntu wabaye Miss kwitwa Miss abyamburwa nkuko wenda padiri atamburwa kuba padiri, cyangwa umuntu wabaye honorable atamburwa kuba honorable. urabizi ko wabaye honorable uyu munsi ukaba umuhinzi, dukomeza kukwita honorable, cyangwa iyo ubaye ambassadeur. rero na Miss mamya ko ni ibintu ugendana nabyo. rero ako kantu k'uburere mboneza bupfura, kandi tukemera ko uburere buruta ubuvuke, ibyo bintu
ubihuje ushobora kubona ko bifite ikintu kiremereye bisobanura kandi binafite impact ku mpamvu kizatuma izi manza haba urwa Prince Kid haba n'uru rwa ELSA zarabereye mu muhezo, kuko hari abana b'abakobwa bashaka kuzaba ba nyampinga. Yego. Ngaho ibaze nyampinga akubwiye ngo wenda nkawe uri nyampinga, kamwite nyampinga, uri nyampinga, uravuze uti njyewe umuntu ateguraga irushanwa rizwi wenda nka uri mwiza kandi urashoboye, yamfashe ku ngufu anzirika ku gitanda arankubita, amaze kunkubita amfuka umunwa, amaze no kunsambanya antera ubwoba, oya amfungirana mu cyumba, anyicisha inzara, ndara hasi nambaye ubusa iminsi 5. byaba bikomeye kuri nyampinga. Rero niyo mpamvu nyine ibivugirwa mu rubanza bishobora kubangamira uburere mbonezabupfura. Kandi duhuze ibyo bintu bibiri, imfura mu muco nyarwanda ni umuntu umeze gute, uburere mu muco nyarwanda tubuha agaciro ki cyangwa bufite agaciro ki. Noneho tunarebe ku byaha umuntu akurikiranyweho, aho uburere bwapfiriye naho ubupfura bwapfiriye cyangwa ubupfura bwaburiye. Turasanga mu by'ukuri ni impamvu zikomeye kandi zidakwiye kwirengagizwa, kuko ELSA yavuze ko umutekano we cyo kintu cya mbere yahereyeho, umutekano we, ariko kandi umwunganira mu mategeko avuga ko ashingiye ku ngingo y'131 mu gitabo cy'amategeko kigenga imanza z'inshinjabyaha, umuntu ashaka kwaka ko urubanza rubera mu muhezo, yewe n'ubuhamya, kuko harimo n'ubuhamya nabwo yabuvuze, n'ubuhamya, inyandiko mpimbano zakozwe, abazikoreshejwe ubuhamya bwabo bumeze bute. Rero urubanza kubera mu muhezo mu by'ukuri ni ibintu byari bikwiye kubera izo mpamvu zose. Yego. Hanyuma ari benshi uyu munsi batunguye ngo nuko Misi yaje yambaye amapingu. Wowe umuntu utekereza ko Misi uyu munsi atari kumubona mu mapingu, hari undi twaganiriye aravuga ati numvishe bamwe bavuze ngo bagomba gushyiraho agatambaro ku ntoki kugira ngo byibuze bitagaragara nabi kuko ari Misi. Wowe wumva gute umuntu ushaka gutekereza ngo kuko ari runaka ntabwo ayo mapingu? Ihene iziritse nitaziritse kubitandukanya byakunanira koko? Oya ntabwo byakunanira. So rero kubera ko bitewe n'ukuntu ELSA yari yambaye, ngira ngo wabonye ko yari yambaye outfit z'abakobwa cyangwa abadamu bari classe, imyenda imwegereye, kote ifite amaboko agarukiye aha ngaha. Ubwo rero kuvuga ngo urahisha amapingu wambaye ikote rikwegereye ntago byakunda, keretse ahari wambaye ikisi babyitaga ibigunira kera. Hari amakote abantu bareza bajya bararana, amakote ari manini cyane, kandi nabwo amapingu aba ari aha ngaha n'ubundi kubonwa ko amapingu yambaye biragaragara. Kandi twibuke ko iriya ni procedure ishyirwaho n'amategeko y'uko umuntu uje kuburana yambara amapingu. None se nane gitangaje oya mvuri yawe inyuma nane gitangaje kiri muri ibyo ngibyo, kuko umva Miss atuye ku isi. Yego. Ku mugabane twa Afrika agengwa n'amategeko. Reka turebe ibyo bintu. Miss atuye ku isi ku mugabane twa Afrika mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Ni umuturarwanda, ni umunyarwanda, Yego. agengwa n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Yes. Kandi na ahantu twabonye muri control za Miss zivuga ko Miss ahawe ubudahangarwa ko atazambikwa amapingu. Ntabihari, ntabyo rwose. Ubwo rero kwambikwa amapingu kuko uri muri izo abantu nyine
byo kumva ngo turi kumushinyagurira Yego. kuko yageze mu rukiko yakurwaho, naho aba ari muri kasho ntabwo aba yambaye amapingu. Rero kuza yambaye amapingu, mbega n'uretse kuki batavuze ngo aze mu modoka ye noneho yahawe? Niba koko bababajwe no kuba Nyampinga yambaye amapingu, yego birababaje kuko yatojwe umuco, afite ubwenge, afite n'ubwiza. Siko birababaje nyine umuntu nk'uwo nguwo, mbega kubona intore yatandukiriye. Yego. Birababaje. Ariko se kuki yabajwe n'amapingu, imodoka ye kuki atayijemo? Ni ikibazo. Rero hari umugani ntabwo niba ukubwira nyuma y'aha ngaha ujyanye n'ibintu by'imiringa nyine nuko bigenda nyine procedure nuko zigomba gukurikizwa kandi ngo amategeko ashoboye kuremera. Yego. Ni kuriya. Hanyuma hari ahantu ubona urubanza rwa ELSA ruhuruye n'urwa Prince Kate, kuko uyu munsi impamvu nyikubaje numvishe bavuga ngo wagira ngo kabisa Miss ELSA na Kid bavugana ukuntu bagomba kuza mu rukiko bambaye, ati bari abantu baba bateguye kabisa. Bavugana se bahuriye he? Mu rukiko na smartphone bayo nako mu rubanza hariya mu rukiko, keretse nk'umuntu waba wicaye ku ntebe ya kabiri uvuye aho ELSA cyangwa Kid aba yicaye, niyo muntu bavugana bya hafi. Na hariya ku rukiko ahava nta muntu bavuganye, birashoboka cyane kuko uraza kwinjira mu rukiko ukicara imbere hagati ye n'intebe, urumva intebe ya ELSA iraha ngaha hano imbere, inyuma ye hari indi ntebe, uwo muntu wenyine bavugana. Rero kwambara kuriya, urumva muri gereza cyangwa hafungiye muri kasho simbizi ntabwo ndahagera, ariko biba byose kwambara amajipo yaba mese natwe turayazi uko aba ameze, n'imbeho yakwica. Ukana abantu tugatekerezeho ko umuntu ashobora kugira imbeho ari hariya ahantu, bitewe nyine urumva kwambara amajipo ari ahantu byumva, epuyi na flexibility no kwisanzura. Iyo wambaye ijipo n'umuntu wambaye ipantaro mamutandukanye. Yego. Rero kwambara kuriya urumva nago arakatirwa ajyanwe muri gereza nko kwenda amategeko abiteganya. Yagombaga kwambara neza. None se mushaka misi yambare se gute? Niko yagombaga kwambara kuko nyine ni Nyampinga. Rega n'umwambaro nawo ubwawo hari confidence uguha. Uko ugaragara nabyo hari confidence biguha, bikanatuma na image ufite icyasha cyajyaho cyose ko cyaba kingana gishobora kugabanuka. Ngo ibaze ibona ELSA mu rukiko atasokoje umusatsi, wari kuvuga ngo iki se? Rero abantu bagira yabo, yari yambaye neza kandi muri mu kwambara iyo wumva uri comfortable wiyakiriye hari confidence biguha, kuko wanabonaga ko anatambuka rwose nyine yashize amanga, nyine agateye kuki batavuze ko katari yambaye high heels, yambaye nk'uticiye bugufi. Urumva niyo confidence yose, urumva ni ibintu biri psychological, kuvuga ngo ngiye muri event runaka cyangwa ngiye ahantu runaka ndabigenza uku nguku. Rero n'abakunzi b'abamubonye bavuze ati ELSA wambaye neza, kwambara neza, ariko wenda ku maso utabona ko ubabaye, ariko komera nta mvura idahita. Rero iyo aba yambaye nabi abari kumubwira pole, bari no kumubwira pole, bari kumunyega ko anambaye nabi. Rero ibyo yakoze twe kujya muri psychology mu mpamvu zijyanye n'imitekerezo y'umuntu n'amarangamutima ye cyane, kuko nyine ibyo yahisemo kandi biramuha confidence kuruta uko nanone yakoza kurutanga hariya. Yego. Hanyuma hari ikindi kibazo ndibuze kwibaza, twumvisha amakuru ko ku munsi wo kwa gatatu itariki 25 yego ku isaha ya saa 9 aribwo umwanzuro wo ku rubanza rwa ELSA uzatangwa. Ndetse benshi bahita batekereza ko kuva byihuse afite amahirwe menshi kuba yataha cyangwa se bimuha amahirwe menshi. Wowe icyo kintu cyumva gute? Bo uremeranye n'abatekereza gutyo? Oya.
buriya kwihuta ko k'urubanza biterwa n'imanza ziri muri sisiteme cyangwa n'umwanya perezida wiburanisha afite. Rero buriya perezida yabonye ko uwo mwanya ejo uzaba uhari kandi kazaba aboneka. Ibyo nta hantu bihuriye no kuba byarekurwa kuko ntabwo tuzi imyanzuro y'urukiko by'aka kanya, ariko kandi nanone kurekurwa birashoboka 50%, kimwe nk'uko bidashoboka indi 50%, bitewe n'uburemere uriya perezida w'urukiko azasanga ibyaha ELSA ashinjwa bifite ndetse n'uko ELSA yireguye hamwe n'ibyatanzwe n'ubushinjacyaha ku mpamvu bashingiye bavuga ko ELSA akwiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuko niba nakubwirega buriya mu bugenzacyaha bo bashobora kubona ko juste warekurwa ukitaba ibyo ugomba kwitaba, nyine ugomba kwitaba ku mugenzacyaha ukabikurikiza bakakurekura wakurikiranwa uri hanze. Kimwe nk'uko umushinjacyaha nawe yavuga ati nyine ibyo byose umucamanza we arabibalansa agafata umwanzuro ukwiye, kuko umucamanza hari abahagarariye Imana, amategeko na sosiyete. Rero ibyo bintu bitatu byose arabibalansa. Ubwo rero dufite amatsiko ku munsi w'ejo w'ibizava mu myanzuro y'urukiko, kuko abantu benshi bifuza ko ELSA ataha akaba yakurikiranwa ari hanze. Byaba ari byiza akurikiranwa ari hanze, kuko buriya kubona abantu bakuba hafi, inshuti zawe wari usanganywe, no kujya kongera gushaka izindi nshuti mu bundi buzima biba bigoranye. Ahubwo hari ikintu ugeze kumbaza uti urubanza rwa ELSA ruherayo n'urubanza rwa Prince Kid. Birahura kuko nk'uko nabikubwiye umuvugizi wa Niba yatangaje ko iperereza ryerekana ko ibyaha akurikiranyweho bifitanye isano n'ibyo Prince Kid ashinjwa. Ubwo urumva nibyo nakubwiye ngo hari umuzigo w'ibiro 800 n'umuzigo wa toni. Rero urumva nyine uburemere bwabyo burayingayingana cyangwa kubihuza byahura cyane ko n'ibyagiye bivugwa kuri izi social media, haba ibyuko ELSA yakoraga muri Miss Rwanda, yafite post ijyanye n'ubuterankunga cyangwa n'abafatanyabikorwa. Yari post yari afite muri Rwanda Special Backup. ELSA niwe wari ushinzwe abapartenere ba Miss Rwanda. ELSA yabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka 2017. ELSA yakoraga muri Rwanda Special Backup. Ibyavuzwe tutafitiye gihamya, mama we yahakanye katwita inda ya Prince Kid, byo umubyeyi yarabihakanye. Buri kintu umubyeyi yavuze kiba ari ukuri, kandi ukuri ni ukuvuzwe. Tujye tubyemera uko nguko. Iby'ubushuti bundi bwa buri hagati yabo, nyine urumva mbega ni nkuko mama we yabafunzwe nawe kabufunzwe kandi mwarafatiwe mu bintu bimwe. Kuko urumva nimba ari Miss, ihohoterwa ryakorewe aba Miss mu bihe bitandukanye, akurikiranywe inyandiko mpimbano. Aba Miss nibo twabonye we na Muheto nibo bazanditseho, byumva cyangwa nibo bigaragara ko ari bo. Mbega urumva urubanza rwa ELSA hari ibintu bikenewe gusobanuka neza, bikanatuma n'urubanza rwa Prince Kid narwo rusobanuka ho gatoya. Kuko nimba warabonye inyandiko y'ijurira rya Prince Kid, hari aho yavuze ko ubushinjacyaha bwirengagije inyandiko aba Miss banditse bashinjura Prince Kid, kandi ko iyo nyandiko iyo yasinyweho na noteri iba ari nakuka. Kuko noteri n'umunyamategeko, ikintu yemeje itegeko riba rivuze riti icyo kintu kibayeho. Noteri avuze ngo uri umujura, avuze ngo umaye imodoka, nubwo waba wikina noteri akavuga ati kashe ngiya noteri ho umaye imodoka we Sandrine, tayari ubu nyine wayimaye kuyikuzaho tujya mu mategeko.
ubwo rero urumva nitumenya ngo izo nyandiko abamisi banditse bashinjura Prince Kid ari nazo nyandiko zatumye ELSA atabwa muri yombi, ukuri kwazo ni ukunguku. Ibya ELSA biraba bisobanutse n'ibya Prince Kid biraba bisobanutse, kuko turi bumenye abo bamisi banditse izo nyandiko bashingiye kuki, nta marangamutima byagenze gute, cyangwa nuko bahawe ngamata ngo na Kid nabonye ubushize navuga ati sha abamisi ati bamwe na bamwe yabahaye amata none dore ko bigiye kumugendekera. Ariko ngabo umwami yahaye amata bamwimye amashyi amaki iyo mvugo ntago yize ngo abo umwami yahaye amata na amashyi na amatwi na byose birajyana, amatwi n'amashyi. Urumva nyine urumva andi kuganisha ushaka kugira neza umuntu neza naye kwiture ineza wawe mugiye naye kwiturewe nese araho nituri kumwe n'urugero ruto. Yego nubundi uko bivugwa ngo nabamajeri ariko warangiriye neza sibyo, ariko hari icyo nsabye bikaba byamenyekana ubwo se wangire neza kuko wabishakaga cyangwa se nuko ari cyo amprofitagaho. Nyine urumva iyo neza n'ibyabaye nibwo turi bubimenye, kuko iriya nyandiko ushobora kuba inyandiko y'ukuri. Twabonye ya Miss Muheto, yego twabonye iya ELSA, bize byinzo twabonye, ariko mama we mu kiganiro yatanze avuze ko hari inyandiko aba Miss yanayifite muri video avuga ko basinyeho. Kumva icyo kintu rero turamenya ngo iyi nyandiko cyangwa urwo rwandika aba Miss basinyeho ni bangahe, babitewe n'iki, noneho kubera iki babikoze. Yego kuko no kubona none se ubu nkubwiye ngo Sandrine ngewe ngiye kujya cyangwa wenda nkawe kamuti ngiye kujya Dubai muri vacances. Yego ariko ngusigiye GASARO TV uzabakoreshe neza. Umva bashaka ko abakunzi bawe babona ko channel yasinziriye. Yego ni yego. Nanjye ngakubira noneho sasa GASARO TV nsigiye nanjye amafaranga azinjira icyo gihe uzaba udahari azaba yanjye. Icyo gihe rero babyumva nyine urumva ineza igira inyungu uyigiriwe n'uyigize, niko ineza ikora. Kimwe nk'uko nyine ikibi nacyo kigira ingaruka kugikorewe n'ugikoze, niko ubuzima bwubakitse. Uravuka ariko uzapfa. Yego n'ibyawe buri wese kandi yabikwepera. Rero kuvuga ngo imvura iragwa igatwara ubutaka bumwe ahandi bugasigara imyaka ikera. Rero nyine urumva ko ineza igira inyungu kuyigiriwe n'uyigize. Rero ibyo byose nyine tuzabisobanukirwa tumenye ngo ese koko na ya makamba urumva nyine hari byinshi byo gusobanuka bihari, sibyo? Haba ku ruhande rwa ELSA n'abandi ba Miss ndetse yewe n'urubanza rwa Prince Kid n'urubanza rwa ELSA. Kuko mamenya ko ari mama ELSA akeneye kubona umwana bahabwa ubutabera bukwiye kandi bushyitse. Ntago nabashije kumwana ariko shoko yari ahari kuko nabanya muri famille ye, ariko tutamubonye kabemo nago yabura. Urumva amavisage reka batandukanye nene sungukizo kuza bwo yaje, ahubwo nyine urumva image namubonyemo ubushize si wenda namonyemo uyu munsi, kuko ubushize twabonye ko umukecuru wenda ufite imvi, umukecuru ukuze, uyu munsi yakizaga perike, urumva yari ahari kuko urumva anakumbuye n'umwana we. No kumubona urumva na ELSA kubona mama wahari biramuhumuriza, kuko akabane kaboneke ni nyina w'umuntu.